turahaba ducomekirwa n'umwarimu uyoboye Ishyorongi n'umugore we hari Imana izabaho umugisha babana nawe. Uyu nguyu njya gushakisha nze sanga ibintu byose yabyangije, sanga yasigiye Bibiliya yanjye n'igitabo cy'indirimbo gusa, ibindi byose nta biri mu nzu, n'irido yo ku muryango niyo ku idirishya. Aragenda arirukanka ndamubura igihe kirekire cyane. Nyuma yaho aza kumpamagara ngo nimuzanire mituweli. Hari kuwa kane ngiye kubwiriza aho bita Ikabuye ku ruganda rw'isukari, ndayimuzanira. Nyimuzaniye nsanga byararangiye. Noneho akuramo imyenda arirukanka, soko rirahurura, bantu bose barahurura, bantu bose bati nimuze murebe. Abajyama bazi kuvuza induru n'abanyamakuru batarabumuga bati jololololo, bati nimuze murebe umugabo yimye umugore rasiyo none amufatiye muri Nyabugogo kuko twarafatanye nawe aranjegeza, yari afite imbaraga nyine za kidayimoni. Abantu bagusobanura hano Ihuye ugasobanuka, bagusobanura Icyarwa n'Itumba ugasobanuka, bagusobanura aho utuye ugasobanuka, ariko igihe Imana itaragusobanura ihangane. Abantu bakuremera amagambo ku kazi bakayarema, abantu barema amagambo mu muryango, kandi bagore kirazira kugaragariza umuryango w'iwanyu intege nke z'umugabo wawe. Nawe mugabo kirazira kuganiriza abagabo bagenzi bawe ubupfu bw'umugore wawe, kuko abubwira ejo nibo baseye. Kuko ibyo uvuze mu kanya bahita babinyuza kuri WhatsApp bati ndogo ya byaragucanze zo kuntambwi, gahita byimba umutwe, wahagera ugasanga nawe ameze nk'irindazi riri mu mafuta rukaba rurambikanye. Aba bantu byaza kurangira uretse kujya mu cyumba cyawe undi akajya mu kindi. Nimwihangane uziko ari igihe umuntu yahukana ntajya iwabo kuko ntahagira, agahita ajya mu cyumba cyo hepfo. Genda utahe, Imana iracyagukunda. Imana ibana nanjye, turamufashe turamuhambiriye tumujyanye Ndera baramwakira. Nari bifashijwemo na titireri w'ibitaro by'Ishyorongi, amamituweli y'Ishyorongi, ibintu byose mu imodoka. Imana izamuha umugisha. Njya gusura umugore wanjye bwa mbere sanga yaranyibagiwe, subiyeho bwa kabiri sanga baramurumye mu rubavu. Naza kugira uwagiriraho umugisha aze kuhamwereka, ariko nkeka ko Presidente yamusuye yahamweretse, simbizi niba yarahamweretse, ariko njya mbimusaba nkamubwira ngo ujye werekana kuba wizeye ubereke uko shitani yakugize. Turakena, abakiriye twarakennye. Ubukene bwituma busenya, ubuzima bubi bwituma musenya, imibereho mibi yituma musenya. Haleluya! Ahubwo nimuhagarare twereke Imana ko tuyikunze. Uyu munsi n'umurengo utumye abantu basenya. Umuntu arabona we batajya mushatse ngo ari gatoya, none ngo yabaye ikidumbari ngo nta kimuvu arumva atagishaka utwana dutoya. Ndugu yangu, ubonye nyina ashanagira ngo izo yakowe zapfuye ubusa. Bibi bibazo bikomeye. Turakena, ngera ubwo njya kugura akadobo nkajya njya mu maresitora y'abaturage b'inshuti zanjye i Kigali, nkababwira ngo no, kuko nari maze iminsi mba mu mahanga. Ndabwira ni noroye inkoko nakuye mu Budage, mujye mu muceri, nishirira inkoko zikunda umuceri uhiye. Bati rwose nawe wakwima umuceri umukozi w'Imana. Nawe inkoko ni Pasikari na Korodine. Dore mwazize kutabika ibanga ry'urugo rwanyu, ubundi iyo muri bika Imana ari kubona mwaribitse ikabashyira. None mwaritaranze, nimureke mujye habonanye. Reka nerekere ku musozo ntawe wavuga ngo birangiye. Buzima buraturya, nkajya musiga mu nzu mukingiranye, kuko ari afite yahamukana musiga mu nzu ugasanga yatoromye yagiye. Ngasiga nyinzi, twiyorosa irido twisasira indi, nta kintu cyo kwiyorosa tugira. Rimwe imvura idusanga mu nzu, mu kazu gatoya rwose ibirenge byajyaga hanze. Imana ivugana nanjye irambwira ngo kuko wihanganye ngiye kuguha umugisha. Nzinduka mu gitondo ahantu Kigali Kiruhura hamera ibiboga bitukura,
ndazinduka mbisoroma mbikora umuba ndabiza arambwira ati sashari kuzanye ibiboga byinshi ndamubwira nirega nari mvuye muri Nibature kandi nagiye asinziriye mu masaha 7 mitangaruka ndamubwira nimvuye muri Nibature nsanga imboga zadibye Nyamira inshoro z'abanyeshorongi barimo barabitangira make yamise mbajyumura ziguze menshi tuzazirya keshi naho nibyo mvuye gusoroma kugira ngo atumva mugabo ntabwo ibintu byose babibwira umugore wamumenyereje gutaha umubwira abo wabonye bambaye neza umubwira imodoka wabonye umunsi watashye ukabura icyo uvuga azabona wapfuye ibintu byose niba bivuga ndamubwira n'abanyeshorongi zadibye none ndazimuza ndazizanye tukazitogosa tukazirya zidahiye kugira ngo turware inzoka tumara iminsi twarabyimbye inda yariyo sisiteme ubukene bwibatanya n'Imana nimushaka uburyo bwo kuba muri iyo sisiteme ariko Imana igomeze yubahwe tuvuge ngo amen shobundi Imana irambwira ati warakoze reka ngushimire nari nzindutse ngiye kujya nzunguza imyenda Nyabugogo narigeze kwiha mfite iduka ryanjye mfite ibikoresho byanjye mfite ayanjye ngera igihe cyo kujya kuzunguza ihanganira ubuzima wagezemo siko bizaba kuba mutegereje za pantaro ndambuye rero Imana irambwira ngo muri iyo pantaro niho harimo umugisha wawe nyikoze mu mufuka nsanga mama yari igihumbi ubuzima buhita butangira bita nja kwa mama kwa Christine Nyabugogo nguramo ibiro 3 n'inusu by'inyama ntabwo wazitogosheje izo namubwira nizitogose twikize umwaka tumaranye iminsi turabanza tunywa isupu kabisa twumva ko dushibye ndangije kuguriramo utuvuta twiza nanjye nguramo utwenda nawe ndamugurira ndavuga ni kuko ari mu rugo wenyine nguramo ka flash na televiziyo ishyiraho ndamubwira ntujye ureba indirimbo ngiye gushakisha kuva ubwo kugeza uyu munsi ndabona data agenda tuteza intambwe namwe niba muturuzi murabona ko turi genda wicara reka nsoze dusenga nimwihangane bariza umuntu kwegereye ngo urumva washobora kwihangana bagusenge nibyo ko kurarwaye nibyo ko ufite akagambane shitani yarakugambana nibyo ko mu rugo rwawe harimo ibibazo mutinze kubyara bitumye mutinda kubyara ifite n'impamvu murakennye murashonje wamushatse uzi ko afite amafaranga uhageze urayabura mwipfa icyo ngicyo warize bigeze iki gihe kingana gutyo utarabona akazi humura n'abatagafite murangana nabo ntibariho urakuze ugeze 38 40 ibibazo byafite 25 baruce gushaka aho barifuza ko banasenya bawihanganye Imana ifite ibyo yakurinze ariko tureke gutukisha Imana dukora ikintu cyitwa kwihangana nyuma yo kwihangana muzabona inyuma ejo bundi turongera tubyara umwana barabeshya ngo nta muntu ukorera Imana ugerageza amaze ukwezi n'iminsi 3 bajya kumwandikisha kuri segiteri cyangwa ku murenge wa Nyakabanda nanjye nari nagiye aho bita mu giterane mu Bibare ninjye wari kubwiriza yo ku munsi wa 4 wa 5 ndimo mbwiriza ubu yavuye kwandikisha umwana mu murenge avuye ku cyapa cya mbere ageze ku cya kabiri agiye kumuhebera asanga nawe arapfuye turamushyingura hahita avugira ijambo rikomeye kwirinda haravuga ngo mugabo wanjye kuzakomeza kunkunda ngo cyangwa birarangirira ndamubwira ni wabyara utabyara uri umugore wanjye icyo nasezeranye sinzagihakana turitahira Imana ibonye kwihangana kwacu ibidupashije undi mwana ubu dufite Metusera dufite na Narada dufite umuhungu n'umukobwa amatama aragera muri kaburimbi kubera Imana ubwo se murajya mu kwihangana gutera kunesha uhereye ku bwa Yohana umubatiza ubwami bw'Imana buratwarana